Nimunaheruka ko none munyambariye amakanda. Akuse uretse kubiyo gogi muvaga tutari bubamenye. Mugatinyuka ukambara imyenda. Noneho ibibereye mu rugo kwa Mufasa n'agahoma munwa ndabarahiye Shyashya na Kasta nyuma yo kumva ko kwa Mufasa bakiriye inkunga zigenewe abari n'abategarugori bagarutse nk'abagore maze Mufasa na Mabuja Ornella bagwa mu kantu. Noneho ibi byo birarangira bite? Bye boss. Nawe se izo project ngo zimeze gute hano? Urumva ku murenge dusanzwe tukwizera nk'umuntu w'inyangamugayo kandi byongeye uhora uharanira iterambere ry'umugore. Urabona iyo umuntu yubatse kumwumvisa igitekerezo cyo kuzamura iterambere ry'igitsina gore abyumva cyane kurusha uko waganiriza ingaragu. Ndabyumva. Ubwo rero niko twabonye umushinga ufasha abagore cyangwa se abo bita abafiyemera bababyariye iwabo. Turavuga tuti reka tuze twegere tuganire ku uwo mushinga n'uburyo uteguye. Kuko urumva umushinga iyo wajemo amafaranga ikintu ubuyobozi dukora twegera abantu b'inyangamugayo kugira ngo hatazabaho uburiganya. Abagenewe izo mpano zikakoreshwa ibyo batateguye niko rero kuza tubagendereye. Sinzi niba uyu muvandimwe nawe hari icyo yakongeraho. Mu bisanzwe ndamunganiye n'imishinga ishika kuri ngahe nabyanditse ishika kuri 6 ariko ndumva 3 ariyo y'ingenzi. Yawe urabona hariho nka bamwe baba baratewe inda bakiri bato bakabyara taragera, hari abandi usanga byaragoranye mu ngo bakirukanwa cyangwa ubuzima bukagora, hari n'abandi navuga ngo barashaje ariko si cyane. Rero iyo mishinga harimo nk'umwe wo kuba igishoro, ariko umuntu urabizi ko nta muntu yaguha igishoro kwanza ushonje mu nda. Tuzabanza aba amafaranga yo kubanza kwisahiriza, ayandi babaha igishoro bagende bacuruze, bamaze kuba babona ko hari aho bishikanye tuje kuba visit ahantu bakorera ngo tuzasanga yateye imbere tumwongere yagira iki yagure umushinga. Mbega ikiganiro kiryoheye amatwi urabyumvishe numvishe ikintu cyitwa amafaranga kandi nyumvishe neza ndongera ndacyumva neza. Ikibazo ni kimwe ariya mafaranga ikibazo n'ay'abakobwa gusa. Icyo si ikibazo ni iki kiza. Nimara kubyumva nahise mbona igisubizo. Wallahi to aya mafaranga ni yaducika turayarya se. nkurikira nkwereka gatekerezo kazima. Ndakwizeye reka dupfe kugenda. Tabizi na madamu wawe ngashobora kuba bisa abana ababona b'inshuti ko biri kose nawe muri mu rugo rukize, ariko ko biri kose nawe afite abandi bantu ku ruhande avuga ngo ari abafasha cyane, nabona batishoboye, nabona bandi bere baraho ntibakize. Urumva yedi ikintu twagendeyeho tugana urugo nuko tuzi ko n'umufasha wawe akunda kugira ubuntu, arafasha yewe mufatanyije urumva ntiyatanga utabizi. Ubwo rero turavuga byanga bikunda muri babandi afasha bajya bavuga ngo ijya kurishihira ku rugo. Turavuga aya mafaranga mu gihaje reka nibura turebe ukuntu twahera kuri babandi bari muri famiye ya hafi, nabo bazadufasha kumenya abandi baba batumenya abandi. Ubwo rero umushinga witwa Fight Women Foundation ukaba ugamije nyine kuzamura byihuse igitsina gore aba bagenda basigajwe inyuma cyangwa se bahuye n'ibibazo bitabaturutseho nk'uko umuvandimwe yabivugaga, bijyanye n'abaterewe indi wabo cyangwa se abapfakaye cyangwa se abafite abo bana batari mu mashuri, abafite business zabo
zidakomeye, abo bose nibo twabashije gutekerezaho mbere yuko tubona umushinga. nabo mwaba muzi bafite ubwandu ingwara zidakira za diyabete, sida n'izindi. Mwadufasha rero mukatubwira uko mubyakiriye, niba mwemera kudufasha nk'abantu twizera muri murenge wacu nk'inyangamugayo. Murakoze, ahubwo no kuba mwaradutekereje ni ikintu cy'agaciro cyane. Gusa ibyo muranye n'undi muntu usanzwe yakabikoze, kuko umaze kumenya agaciro bereyeho kuri iyi si ntabwo hakabayeho uri Nyakamwe. Bakamenya yuko buriya uko ukize abantu bari munsi yawe buriya bari inshingano zawe, kuba nawe wakabitayo bakagira ubuzima bwiza bakazamuka. Ibyo rero ahubwo ndanabashimira kuba mwanekerejeho n'iby'agaciro. Ni imigisha nyine ibigenda isanga indi. Madamu ubwo ikintu ari busabwe ni ukutureba ahubwo muri za nshuti za hafi, agahita tumenya nimba hari izo yahita abwira ziri hafi zigahita ziza, wenda twaba tuzihereyeho wa mugani wanyu kugira ngo umushinga utangire. Wenda uko bizagenda bimara iminsi tuzagenda tuboneraho n'abandi. Murakoze cyane, ni iby'agaciro. Ubundi iki gikorwa kirareba buri muntu wese, kandi uri guharanira iterambere rye yewe n'iry'abandi abategarugori. Ndumva Mufasa yabanda agacunguza umwete kugira tujye no mu wundi murenge, ariko dufise igikorwa cy'uyu munsi. Uvuga umushinga yamwandika tukagira vuba Tudatinze ahubwo twahita duhera kuri wowe ukatubwira amazina. Nitwa Kianta. Yego. Nari mfite umushinga utari munini kuko mutangiye vuba. Hari abana bafite Kenta irihe Kenta? Diane. Hari abana b'abakobwa babana n'ubwandu ndetse n'abagiye babyarira mu rugo. Nari nagerageje kuba nakora umushinga mutoya cyane wo kuba twakwihuriza muri koperative tugatangira kwiteza imbere, ariko ubushobozi ntabwo buraba bwinshi. Rero ukimara kugezaho igitekerezo cyawe nibwo numvise ko uyu mushinga nanjye ari ngombwa ko nawubonekamo. Ubwo umushinga ugiye gukora ni uw'iki? Ni uwo gukomeza kuzamura abo bana bagiye babyarira mu rugo badafite imibereho myiza. Nyine mugakora iki? Nicyo ndi gushaka kumva. Umushinga wawe ni bwoko ki? Ni ugucuruza amakara. Gusa umushinga watekerejeho neza wumva? Iyi nawutekerejeho kuko twaranawutangiye, ahubwo ni uko igishoro kirimo kikiri hasi cyane. Urumva ikibazo gihari muri iyi minsi, turi muri gahunda yo kugira ngo turengere ibidukikije. Kandi ukona ko ari kwimakaza cyane kuzana amagaze kuba ariyo dukoresha mu ngo. Urumva umushinga utazagera igihe isuka yahita ubapfana? Ntabwo ntekereza ko biri vuba, kubera ko hari abantu bakiri ba rubanda rugufi bakiri hasi bagikeneye kuba bakoresha amakara. Ntekereza ko rero byazajya kugera igihe cyo gukuraho amakara burundu, hari ukundi kuntu tumaze kugera hejuru. Nanjye munganiye, hari n'inganda ziri kuza ziri gukora amakara mu bintu bijyanye n'umwanda, cyane cyane akenshi imyanda ikurwa mu ngo isigaye ijyanwa mu nganda igatunganywa ikavamo amakara. Bishoboke ko yenda no mu gihe yenda uwo mushinga wawe ushobora kubona ko amakara ajyanye n'ibidukikije yahagaze, kwagurira umushinga mu bijyanye n'amakara y'ibikomoka ku mwanda uturuka mu ngo. Aricyo bitwaye? Nabyo nacyo bitwaye. Ntacyo. Okay, twakomeza n'undi nakatubwira. Murakoze. Nitwa Akariza Tanya. Nkaba naturutse Kimironko. Hello. Hi. Nanga ntabwo tubasuhuza, tuvuye muri salo, harimo amavuta turanduye. Karibu. Ko mwakererewe se? Biro bicare hano. Twari twabanje bari kuduha akazi. Twari twabanje kwigire muganga. Mwicare neza.
karibu. murakoze cyane Hajya kutwihanganira izina ninde Kalisa Tanya. Mufasa wakomeza nta kibazo. Abona bari kwiyongera abakiriya. Ntabwo naturutse Kimironko. uretse nyina Jewe nari nakoze umushinga w'ubworozi bw'inkoko, ariko uwo mushinga ukaba ni mutonya, ntabwo uraguka, ntabwo turabona inkunga ihagije ku buryo twakongeramo izindi nkoko wenda zikaba zaba nk'ijana cyangwa n'ubwo bizarenga zikaba nk'iby'itanu. Ariko nkaba naratekereje ku kibazo cy'abana bari hano hanze bafite ikibazo cyo kugwingira, imirire mibi, ku buryo izo nkoko zagutse zikaba nyinshi zikaduha umusaruro w'amagi, byadufasha guha abana bafite cya kibazo cy'iyo mirire mibi, tukajya tubaha amagi aturutse kuri za nkoko. Amagi murabizi hari poroteyine yongera mu mubiri. hagati aho ngaho utwihanganirwa ni inkoko nyarwanda cyane ni inzungu izi ziravanze. Yego. ikibazo se ahubwo zizororoka gute n'abasirayeli bariya uziko abasirayeli barya inkoko kurusha uduca ntabwo bazigura Ariko nibyo umushinga w'inkoko ni mwiza kuko habaho inkoko z'inyama hakabaho n'inkoko z'umusaruro w'amagi. Urumva rero wowe umushinga wawe urumvikana cyane, nitusura ku mushinga wawe tukabona ko kuko ubwo bworozi bwawe wabutangiye, tuzahita tugufasha byihuse kugira ngo abantu babonere amagi ku gihe n'inyama. umuhungu yisiga parufe nziza namwe nimwagura imishinga nyine Wowe nawe mwandike. Watanya nawe wivuga. nitwa Uwase Vanessa. Vanessa, umushinga wawe umeze gute? Nari mfite umushinga wa kondomu kugira ngo tugabanye. Amazina ni Vanessa? Uwase Vanessa. Yego. Kugira ngo abakobwa batazaterwa inda nkanjye cyangwa bakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Wowe baguteye inda se? Mfite abana babiri. Akeno hagati aho izo kondomu zicuruza bizagenda bite ko dusanzwe tuzi ko leta yemeye kuza izitangira ubuntu bizagenda oya none se ari n'isano ntazifite ziri prive. Ariko icyo gitekerezo ni cyiza, yenda nubwo tudashobora kugikurura neza ngo tucyumve gifite imbaraga. Yenda hari uburyo mushobora gufashwa tukazibegereza, yewe zikabonerwa ahantu hafi kurusha uko umuntu ashobora kujya kuzihiga ahantu kure. N'ubwo icyo gitekerezo None se umushinga wawe urugero warutanze ngo ari Nessa, umushinga wawe ni gukora kondomu zifite izina rya Vanessa cyangwa nka Davis dikora yari yakoze nawe kondomu? Nashaka irindi ariko na Vava ryaba riri ryiza kandi iryo karusho nakora size zose. Okay. wowe ukurikiyeho nanjye nitwa Umutoni Sara. Sara, wowe gahunda yawe umushinga ufite ni uwuhe? Umushinga wanjye ni muremure urumva kubera ikibazo gikunze kuba abakobwa dukunda guhura nacyo cy'ama infection aterwa cyane aturuka ku myenda tugura yacaguwe barakoreshejwe cyangwa iki. Nari mfite umushinga wo kuba nakwidodera amakariso n'amasutiye. Gusha urabona kawanga muri design ukantu ni sawa. Urumva no muri gahunda yo guteza imbere iby'iwacu made in Rwanda no kwigira kugenda nshaka ibitenge cyangwa indi myenda yoroshye nkagenda nkoramo.
imyenda cyane cyane yifashishwa natwe abakobwa y'imbere kandi ikoranye isuku itanababura amayasha ayo magaso abetse ugatamagaza muzakoresha mufite mashine mufite excuse me bavuze ikariso ntabwo bavuze boxer byumvise nashaka kubabaza mufite mashini cyangwa se muzabikora mu buryo bw'ubudodo mukoresheje abo twari dufite byose tuzi kubikoresha ariko dufite mashini ni karikireta yonyine ni karikireta nyine tubariraho amafaranga twinjije izindi numva ziri muri proje Sheri none ntabwo twabaha telefone barashaka nimero ubwo tugiye kuba bitewe n'ukuntu mwagiye muzi imishinga yanyu ukuntu twayakiriye mukasa muraduhera genda ikibazo cyo kugira ngo twihutishe ibintu turashaka kujya mu yindi mirenge ndakeka bose bagiye bagiye gusigana imbere ya mafaranga twashyize kuri konti yawe none tugiye kuba tugiye noneho ugenda uyabashyirira kuri konti buri muntu ubwo natwe uraza kudukonfirma ko byatunganye imishinga yacu se yemewe nta kibazo ubwo muvuga amanimero buri muntu wese muragenda mumuha nimero za telefone buri muntu wese avuge nimero yiwe akoresha kandi imishinga yanyu muyitwaremo neza kuko hari n'andi mafaranga yabagenewe agiye kuza murakoze tuzagenda tubatembera kuri Imana ndakakugira umugabo wowe nari maze kubikora ugaza kuri aka message abagabo tube muri abahanga turakoze cyane umuntu numvaga mfite ubwoba amabere yarakora neza umushinga agasutiye nawe umuremo gato ariko nagerageje gushyiramo mezindi nawe byabaye bari aka message nta kibazo mwagenda kuva tuzongere duhure namwe ndashaka kuzabigisha kudoda udukarito nta kibazo yitwa Tanya bayi uri keza mama murakoze Tana ariko wakoresheje surgery izi nyashi zavuye wasanga n'ingema n'ikintu ukundi dukariso twawe nawe sha ntabwo twakubabura ariko nawe wambrandinze ngo ni amafronti nawe wambrandinze ariko mba nakwanditse ndabona kuma credit kuri gukinga se natwe turataha mu kanya ntabwo dutinda uyu ko wanga baje kuduha amafaranga menshi nawe akuyemo amafaranga ese kandi wa mugabo ushaka kudufata ushaka guca inyuma umugore wawe ahari umva bomora sara agenda twiruka kungurira n'inzo wambaye niba mu mihango muherutse akaraka nimunaheruka ko none munyambariye amakanzu akuse uretse kubivuga muvuga tutari bubamenye mugatinyuka ukambara imyenda ukwe bavose ubwo ni mukura bavuba ubwo nibwo bugoryi twakoze ubundi ni mwe mwabyite munyambariye amakanzu nk'aya n'ubundi amafaranga twari tuyatsindira ikanzu narambara n'ubusi no mu ntara nuko namara agashinga bose ko nawe shiri ako nzabice kasta nyumva kasta nyumva mana we ukuntu bari bahinduye ukuntu ibintu bimeze turi ibicucu uti gute ni gute twazanye igitekerezo cy'ukugira abakobwa ndebera amakanzu y'iwanje tukibagirwa ko twambaye imyenda y'amawe ubuze igikurikiye umufasa kubyora ingegera My Boss Comedy Series. Kora subscribe kuri The Talent Films. Unayikurikire umunsi ku wundi. umushinga wanjye nari mfite umushinga wa kondomu
kugira ngo dukomeze we baguteye inda se? mfite abana oya ngiye ndi guseka ariko gakeya n'ubundi mbareba kuko basekeje nk'ikaru wako ntabwo ndi guseka nkamwe muri kwitaho mwikarume mani ibitenge cyangwa indi myenda yoroshye nkagenda nkoramo imyenda cyane cyane yifashishwa natwe abakobwa y'imbere kandi ikoranye isuku itanababura amayasha itanatwika amayasha tababura amayasha mufite mashine mufite iki wowe se hari kariso wambara